Oh yes, twongeye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikirana The Drum Africa TV. Wowe by'umwihariko ufunguye iyi video turagusuje cyane. Kora subscribe nimba utarakora subscribe, nawe ujye ukurikirana amakuru menshi cyane tugenda tukugezaho umunsi kundi. Ngewe ni Mugisha Emmy Calvin. Tugiye kugaruka ku ikipe y'abakinnyi 11 banyuze mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Gusa mbere yuko dutangira tubabugizaho urutonde rw'abakinnyi 11, aho ngaha no busesenguzi bwacu nkatwe nka team ya The Drum Africa TV. Gusa nawe ushobora kugira uko ubibona, abantu ntago babona ibintu kimwe nawe. Icyo usabwa no gutanga igitekerezo cy'uko ubibona aho muri comment, ubundi tugakomeza kugenda tubana umunsi ku wundi. Bidatinze The Drum Africa TV 11 beza banyuze mu makipe nka Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC, abo twabateguriye bibihe byose. Abakinnyi unawe uvuga ati uyu nguyu niwe mukinnyi wakoze amateka yigaragaza muri ayo makipe yombi ugeranyije neza mu bagiye banyuraho, dore yuko ari benshi cyane. Ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport murabizi ko ari amakipe ahanganye cyane hano mu Rwanda, by'umwihariko guturuka mu myaka 25 ishize. Ni amakipe ahanganye cyane ndetse imaje kuba derby ya mbere muri iki gihugu, aho ari nawo mukino ukurikirwa n'abantu benshi cyane. Iyo wahuje ayo makipe yombi, abantu benshi cyane bafana ayo makipe hano mu Rwanda. Ndetse APR na Rayon ugiye kuyisobanura mu mupira wo mu Rwanda, ni bafite byinshi basobanuye, by'umwihariko kugira ngo abakurikirana umupira mu Rwanda benshi cyane murabizi. Muri rusange mwizamu twashyizemo Ndayishimiye Jean-Luc Bakame yahereye mu ikipe ya APR FC ubwo yavaga muri Traco FC, avuye mu ikipe amaze gutwara na Traco igikombe, aza mu ikipe ya APR. Ntibyaza kumuhira neza muri icyo gihe bitewe n'umunyezamu Ndo Jean Claude Yarekni, ariko muri APR imikino yakinye mikeya nawe yakoze n'ibigwi. Muri Rayon Sport ho ngira ngo mwabyibuka niyo haheruka Ndayishimiye Jean-Luc Bakame ibyo yakoreyemo, atwara nayo championnat, agera muri mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Bakame murabyibuka, Jean-Luc Bakame niwe twashyize mu izamu. Kuri kabiri nta wundi n'umurundi umushinga nahe umwita uko ushaka, ni Nizigiyimana Karim Mackenzie. Uyu nguyu ngira ngo keretse bawutayizamu bagiye bakirana nawe nibo bamutangira ubuhamya, cyangwa se umufana wabashije kumureba. Uyu Nizigiyimana Karim Mackenzie mu makipe nka APR FC, mu makipe nka Rayon Sport, hose ni umukinnyi wabonaga umwanya. Ni umukinnyi wemeje muri ayo makipe yombi, wemeje abafana ndetse wagiye yitwara neza cyane muri rusange. Kuri gatatu twashyizeho umunyarwanda, ni uwo nta wundi ni Emmanuel Manishimwe Mangwende. Yatangiye kuvugwa cyane mu matwi y'abantu benshi muri za 2015 ubwo yarari muri Rayon Sport, ngira ngo aza kuvamo mu buryo byasakuje cyane yerekeza mu ikipe ya APR FC, ubwo Rayon Sport nayo itashaka kumutanga. Ngira ngo benshi murabyibuka, ugeranyije mu bamwe mu bakinnyi bakinye kuri gatatu bakinye muri ayo makipe yombi, twaje gusanga Emmanuel Manishimwe Mangwende ariwo wakina kuri uwo mwanya. Muri rusange muri defense, umutima wa defense birumvikana ni twashyizemo Rwatubyaye Abdul ndetse na Manzi Thierry. Rwatubyaye Abdul muri APR FC yari umukinnyi ngenderwaho mu myaka ya nyuma, dore yuko ari umukinnyi wakuriye muri ya APR y'abakiri batoya academy yayo, ndetse aza no kuzamukira muri ya promotion y'abakinnyi b'abanyarwanda b'abana b'abanyarwanda. Rwatubyaye Abdul ni umwe mu bakinnyi babonye umwanya wo gukina mu ikipe ya APR FC, aza no kwitwara neza cyane, aza kwivamo ubwo yerekezaga mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa Rwatubyaye yaje kuvamo muri APR yerekeza muri Slovakia, ngira ngo benshi murabyibuka, ariko yagarutse ajya muri APR aza kuyivamo ahita yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport naho yari umukinnyi wagiranye mu gihe gito yakinyemo, yahakoreye naho amateka. Ngira ngo benshi murabyibuka muri CAF Confederation Cup
murabyibuka ari umukinnyi ngenderwaho muri rusange mu mutima wa Defense icyo gihe murabyibuka. Undi twari twashyizemo ni Manzi Thierry nawe ni byinshi umuntu yamuvugaho muri ayo mateka ya Rayon Sport yageze muri CAF Confederation murabyibuka. Muri APR FC kuri ubu ngubu ni kapiteni wayo mu mwaka umwe, ntabwo bijya bikunza kubaho k'umukinnyi umwaka we wa mbere ava mu ikipe akahita aba yambara igitambaro cya kapiteni y'ikipe ya APR FC. Nabyo bishobora kugira izindi mbaraga bitanga. Manzi Thierry rero iyo brassard yambaye mu ikipe ya APR FC ugaterekaho no kuba ari umukinnyi ubanzamo mu ikipe ya APR amaje gutwara nayo igikombe cya championnat uyu mwaka ushize, aho ikipe yari ayoboye itigeze tsindwa n'umukino n'umwe, ngira ngo murabyibuka. Manzi Thierry twashyize muri uwo mutima wa Defense afatanyije na Rwatubyaye Abdul. Mo hagati kuri gatandatu ni Djihad Bizimana wanyuze mu ikipe ya Rayon Sport ubwo yavaga iwabo Igisenyi, ngira ngo murabyibuka. Aza kwerekeza mu ikipe ya APR nyuma. Ni umukinnyi nawe wemeje benshi cyane muryango murabyibuka. Djihad Bizimana nawe ubwo yari umwana yari umukinnyi witwara neza cyane, ndetse na n'ubu ngubu aho akina mu Bubiligi. Djihad n'umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda wavuga ko bari ku rwego rwiza cyane kugeza magingo aya ngaya. Kuri karindwi cyangwa se dukoresheje abakaseri babiri mu yandi magambo ni Jano Witakenge afatanyije na Djihad Bizimana. Jano Witakenge ni nyakwigendera umukongomani. Jano Witakenge uherutse kwitaba Imana mu mwaka washize muri uyu mwaka wa 2020. Jano Witakenge watoje n'ikipe ya Rayon Sport yungije Jimmy uwo bita Karekezi Olivier. Jano Witakenge nyango keretse uwamurebye mu kibuga niwe wamutangira uhamya, gusa yari umukinnyi mwiza cyane kubabashije kumureba, ngira ngo muramwibuka cyane, ntabyo umuntu yamusobanuraho. Jano Witakenge kuri numero 8 twashyizeho Niyonzima Haruna wanyuze muri APR FC ndetse na Rayon Sport yabahereye mu ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo benshi bamwibuka bamwita Fabregas, aza kuvamo n'ubundi bakimwita Fabregas yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport aho ya APR FC, naho aza kwitwara neza cyane ahubwo yavaga muri APR yahita Haruna we afite n'umwihariko muba yakinye muri APR y'abanyamahanga, ariko Haruna yari mu bakinyi babona umwanya wo kubanzamo. Umwanya wo kubanzamo muri APR yakiragiye ya 2010 iyo APR uri umukinnyi w'umunyarwanda wabaga ufite ikindi kibazo, ngira ngo benshi murabyibuka by'umwihariko. Niyonzima Haruna rero kuza muri 11 ahangaha umwirengeje waba wirengagije byinshi cyane, ndetse wavuga ko magingo aya ngaya Niyonzima Haruna bamwe bemeza yuko u Rwanda, kuko nubundi ugize muri statistique mubemerera muri za statistique niyo mukinnyi w'umunyarwanda ugeze ubu ufite ibikombe byinshi amaje gutwara, dore ibikombe yatwaye mu ikipe ya APR FC. Wenda ubutadushaka kuzabikusanya Niyonzima Haruna ibikombe yatwaye muri aho harimo gukina ubu ngubu muri Young Africa ndetse n'ibyo yatwaye muri Simba, byose bitariranyije ushobora gusanga Niyonzima Haruna ariwe mukinnyi w'umunyarwanda kugeza magingo aya ngaya umaje gutwara n'ikipe zose ibikombe byinshi muri rusange. Kuri numero 9 na wundi ni Bokota Rabama Kamana Bovic. Uyu nguyu mu gihe gito cyane yakinye muri Rayon Sport ubwo yarakigeramo akaza championnat igeze mu gice cya kabiri cy'imikino yayo, aho yahise atsinda ibitego 14. ngira ngo muravyibuka Bokota yahise yigarurira Abanyarwanda, imitima y'Abanyarwanda benshi by'umwihariko abakunzi ba Rayon Sport. Yaje kuvamo yerekeza muri APR FC naho yahagiriye ibihe byiza. Bokota Rabama Kamana rero ne twashyize nka rutayizamu numero 9. Kuri numero 10 ni awukirwa mu mugongo wa Bokota Rabama ni Jimmy Gatete. Muri rusange Jimmy Gatete umupira w'u Rwanda wasobanuye byinshi cyane. Jimmy Gatete ushobora kutangira ukivuga umupira w'u Rwanda
urangije ukoze intero zingahe ugiye nko kudefanda tuvuga nk'umunyeshuri mu gitabo runaka Jimmy Gatete watwaye u Rwanda mu gikombe cya Afurika ku by'ibitego bye yagiye atsinda ngira ngo Jimmy Gatete benshi muramwibuka gusa ntabwo ari cyo twagendeyeho tumushyira aho ngaho gusa Jimmy Gatete ari mu ikipe yawe bikurikije na profile afite kumwirengagiza biragoye kuko nawe yanyuze mu makipe nka AP ndetse n'ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Nimero 11 na undi ni Masud Juma watoje ikipe ya Rayon Sport ngira ngo benshi muramwibuka abenshi bamurebye akina Masud Juma watoranye na Rayon Sport yaseka fimwe rukumbi bakira yakuye muri Zanzibar ngira ngo murabyibuka. Masud Juma yari umwe mu bakinyi genderwaho wakinye muri makipe nka APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport abamurebye nawe bahamya beza cyane wo kumuhamya muri rusange muri iyo kipe. Ariko dufite n'umutoza wayo wa mbere wona wundi ni nyakwigendera Jean Marie Ntagwabira watoje ayo makipe yombi uko ari abiri. Jean Marie Ntagwabira murabyibuka amateka yakoreye muri APFC agerana nayo mu mikino nyafurika za 2004 ngira ngo murabyibuka ndetse no muri Rayon Sport naho yari umutoza ngira ngo utari waje muri Rayon Sport ari nka kuno kwa ba Jose Mourinho wari umutozo ubuvuga ati uyu nguyu aje gutwara ibikombe. Rero umutozo wanyuze muri ayo makipe yombo kwa rabiri ntago bijya bikunze kubaho cyane. Uyu nguyu niwe mutozo twabonye ko yayobora ikipe yacu muri rusange. Abasimbura twaho nta byinshi cyane tubatindaho. Mwizamu ni Kimenyi Yves ndetse aba defense ni Mutsinzi Ange ndetse na Rutanga Eric ndetse na Ngabo Albert. Mu hagati mu kibuga ni Jaber Manishimwe, Sugira Ernest ndetse na Romami Jean. Hari benshi cyane ushobora kubona twe tutashyize muri liste yacu, nawe ushobora kwikorera yawe ugashyira aho ngaho gutanga comment. Njyewe ni Mugisha Emmy Calvin, ariko mbere yuko dutandukana reka mba nyuremo abo 11 bose nari ngarutseho by'umwihariko mwizamu twashyizemo Bakame Jalik, kuri kabiri dushyamo Mackenzie Nizigimana Karim, kuri gatatu ni Emmanuel Mangwende, kuri kane na gatanu ubwo mu mutima defense ni Rwatubyaye Abdul ndetse na Manditseri. Hagati mu kibuga harimo Jihad Bizman na Jano Huitakenge nyakwigendera Imana ikomeze kumuha iruko ridashira ndetse Haruna Niyonzima ari kumwe nabo bakinyi bo hagati burumvikana Boko Tarabama Bovic ariwe rutayizamu cyangwa se typical number 9 ya mu mugongo we arimo gufashwa cyangwa se waba ari playmaker we ni Jimmy Gatete, naho Masud Juma yaba arimo gukina kuri 11 muri rusange. Umutoza ni nyakwigendera Jean Marie Ntagwabira nawe Imana komeze kumuha iruko ridashira muri rusange. Komeza utanga igitekerezo cyawe uko nawe ubibona, ukora subscribe na share by'umwihariko dukomeze kubana. Hasta la vista.